dushaka rero kubereka inyigisho zigeze ku 10 abantu bibeshyeho, abantu mu madini babeshywe yuko ari ubutumwa bwiza kandi atari ubutumwa bwiza, ahubwo ari inyigisho. Izi nyigisho ni inyigisho zikomeye zose zo kuyobya abantu ziri mu madini ari hanze ahangaha, zigishwa n'abigisha, zigishwa n'abapasitoro, zigishwa n'ababishopu, zigishwa n'abitwa ngo n'abaposo, zigishwa n'abapadiri, zigishwa n'abasenyeri. Ariko izi nyigisho 10 mbabwiye cyangwa ngiye kubabwira zikaba ari inyigisho ziheza abantu mu rungabangabo rw'agakiza, ikindi kandi zikabajijisha ko bakijijwe kandi badakijijwe, ahubwo barimo kujya kurimbuka. Ndagusaba kubana natwe, ugatangira natwe, ugasuzanya natwe. Ibyo bimenyetso bizagumana n'abantu bose basohoje misiyo ya Yesu yo kugenda. Impamvu mubona abantu benshi bari mu madini muri iki gihe bibanira n'indwara zanze kubavaho, indwara z'abadayimoni, indwara z'amarozi, indwara z'ibyoherano. Igihe cyose umuntu avuga ngo ararera kandi atarera, nawe hari ingaruka zimubaho. Mwebwe mwe abapasiteri, mwe namwe ababishopu n'abaposo, namwe bigisha n'aba evangeliste, namwe bahanuzi muhanura ibinyoma, mufite akaga. Kamabwira ikintu gikomeye abadivantiste bahuye nacyo mbere, ku buryo bayobye nabi n'uburyo Imana yamaze gusa nk'iyo bakuraho amaboko. Mwari muzi neza yuko abadivantiste bakomokwaho n'abitwa abagorozi, ndetse bagakomokwaho n'abitwa abatemwa de Jehova. Mwari muzi ko bose ubuyobe buriho mu madini buri wese akwiye kubwiga akabumenya, kugira ngo tube mu gakiza tugasobanukiwe, tuve muri confusion twatejwe n'amadini twagiye tubamo. Niba uri umudivantiste ukaba uri umupantekote w'umunsi wa 7 uvuga ngo nanjye nzakurikiza umunsi wa 7, ukaba uri muri abadivantiste basohotse idini y'abadivantiste ariko bakurikiza ibitabo bya Ellen G. White, ukaba uri umugorozi ubarizwa muri ya mitwe y'abagorozi, uracyabarizwa muri iki cyiciro cy'aba bantu tubonye. Rero ubwo kibarizwa ahangaha uzarimbuka. Iyi ni inyigisho y'ikinyoma ifite influence hano ku isi kandi yigaruriye abantu benshi. Abantu benshi bakaba barimo kwirukankanwa bajyanwa kurimbuka, nyamara bazi ngo barakijijwe. Murekure, rekura izo nyigisho zivemo, uva imbere yabo bigisha bakwigisha ibyo ngibyo. Azaba afite ingororano yo guhema buri wese, guhana n'imirimo yakoreye hano ku isi. Nawe nshuti yanjye reka twongere tukwifuriza amahoro y'Imana, wowe bana natwe kandi ugakomeza gufata umwanya wo gukurikira ubutumwa bwiza tugenda tukugezaho. Amahoro y'Imana akomeze kubana nawe, kandi reka dusuhuze inshuti zacu zakadasohoka muri hirya no hino mu bihugu bitandukanye, yaba abanyarwanda ndetse n'abarundi, ndetse n'abandi bose bumva ururimi rw'ikinyarwanda n'abavuga indimi zishamikiye ku rurimi rwacu rw'ikinyarwanda. Mwese tubasha kumvikana. Bura nta kintu cyiza nko kuba tubasha kumvikana mu byo tuvuga. Turabasuhuje rero kandi dukomeza kubifuriza umwaka mushya muhire wa 2024 kugira ngo Imana iba bikwiriye byose. Uyu munsi rero turashimira Imana kuko yongeye kutwemera kugaruka kugira ngo dukomezanye twigane ijambo ry'Imana, turebe ibihe duhagazemo byo mu minsi y'imperuka, tumenye ibirimo gukorerwa muri iki gihe cya none mu kinyejana cya 21 turimo, kinyejana kibi cyane. Navuga ngo kiruta ibindi binyejana byose byatambutse, kuko ni ikinyejana antikristo ari gukoreramo vuba na vuba ku muvuduko mwinshi, akorana n'ubutegetsi buri hano muri iyi si, akorana n'imiryango ingiyi ikora Satani mu buryo bw'ibanga, ariko tubona ibikorwa bimwe na bimwe ifite hano muri iyi si. Iyi miryango duhora tubabwira, ndetse n'amadini, icyo bita religion, na Satani marakoreramo cyane, ndetse n'umukozi we antikristo. Kanyuma kandi arakorera muri tekinoloji, umuvuduko mwinshi w'ikoranabuhanga, cyane kangaho afite umusaruro mwinshi nkuko muzi tumaze igihe turimo kubibabwira, kari naho agiye gufatira ibitekerezo by'abantu kugira ngo abayobore. Abantu bakaba bagiye guhindurwa amarobo, kandi Imana yaremye umuntu ari umuntu koko. Rero bazahindurwa amarobo binyuze muri tekinoloji, cyane muri ka kantu bazanye mu buryo bwa politike y'isi ya Satani, bavuga ngo ni information technology. Information technology ni icyo bita microchip, gufata serivisi zose wifuza muri iyi si ngo bakazishyira muri ako kantu kugira ngo bijye bikorohera kuzihabwa. Ariko intego nta yindi
ni uburyo kugira ngo babashe kuyobora ibitekerezo byawe, kandi ni uburyo kugira ngo abantu babashe gushyirwaho ikimenyetso cy'umubare 636, abantu babashe kuramya inyamaswa binyuze mu bikorwa bibi babakoresha. So rero ibi bihe by'iminsi y'imperuka birakwiriye ko abantu biga, cyane ko abantu bose ku isi bitwa ko hafi ya bose bavuga yuko bari mu madini ya Gikristo. Kuko ugiye gukora statistique ukajya mu mibare ukajanisha, abantu hafi ya bose bafite imyemerere yabo barimo, cyane ugeze mu cyo bita Christianisme. Gira ngo ubukristo, abantu bemera ubukristo bashobora kuba bageze nko muri 1/3 cy'abatuye isi, cyangwa se 1/2 hafi aho. Bose bitwa ngo ni abakristo, babarizwa mu madini ya Gikristo atandukanye. So urumva ko rero Satani niba koko arimo kuhakorera, afite umusaruro w'abantu benshi, kuko ubutumwa bwiza bwamaze kwangirika, kandi abantu benshi bafite intego y'inyungu zabo bwite kugira ngo babashe gutera imbere mu by'isi, ndetse akaba n'abandi bakozi ba Satani barimo gushaka gukomeza guhumanya abantu, ndetse no gukomeza kubajijisha ngo bagume mu rujijo rw'agakiza kugeza ubwo imperuka igeze, cyangwa se Yesu agarutse abantu bakiri mu rujijo batarakizwa, kandi bari mu idini bavuga ngo barakijijwe. Jewe rero ukomeje kubaganiriza nuko bisanzwe, ni Jalik Ikingeneye, nkaba ni pasiteri, ariko cyane ngewe ntabwo njya ntinda cyane kuri pasiteri, ahubwo ntinda kuri missionnaire. Impamvu muzumva nkunda kuvuga cyane ko ndi missionary, kuko missionnaire abarizwa muri kategori y'intumwa za Kristo. Turasohoza misiyo ya Yesu yo kwihutisha ubutumwa ngo tugere kuri babandi butari bwageraho. Hari n'abanyamadini bakomeje kwizirika ku idini, ariko bakaba batazi ubutumwa bwiza. Niba Imana ibikunze, nabo babashe kumva ibyo tuvuga, barakora ubugingo bwabo, kuko amadini ni ikimodoka, ni cya gari ya moshi cyuzuye umwuka wa Satani, kiri kwihutisha abantu kibajyana muri Gehinomu kugira ngo bategereze ya nyanja yakumurira rero urupfu rwa kabiri, kandi abantu benshi ntabyo bazi. So rero ni uwo murimo twahamagariwe, ni ugusohoza misiyo ya Yesu. Dusanga muri Mariko ibice 16 umurongo wa 15 kugeza ku murongo wa 20, ndetse no mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo igice cya 28 umurongo wa 19, ahandi ni mu byakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa 8. Iyo niyo misiyo Yesu yasigiye itorero. Ntabwo ari ukwicara ngo dushyireho gahunda ziri organisation, twarubatse sale zo guteraniramo, dushyireho korali iburyo n'ibumoso, dushyireho abaprotokole cyangwa se abadiakoni, abundi tujye dushyiraho ibyacumi byose, amaturo y'ibyacumi, amaturo y'umutima ukunze, amaturo y'ishimwe, amaturo yo gufasha abakene, amaturo y'inyubako, ndetse n'andi maturo atandukanye. Ntabwo ibyo Yesu yadutumye, ahubwo Yesu yaravuze ngo nimugende. Muri Mariko igice cya 16 umurongo wa 15 aravuga ngo nuko mugende mwigisha abari mwe bose ubutumwa bwiza, uwizera akabatizwa azakizwa, ariko utizera azacirwaho iteka. Hanyuma akavuga ibimenyetso bizagumana n'abemeye kugenda, bikajya bisohorezwa kuba Kristo, ngo ni ibimenyetso 5. Yaravuze ngo icya mbere bazavuga indimi nshya, cya kabiri bazirukana abadayimoni mu izina ryanjye, cya gatatu bazafata inzoka, icya kane kandi niba nka n'ikintu cyose cyica nacyo kizabatwana hato, cya gatanu avuga ngo bazarambika ibiganza ku barwayi bakiri. Ibyo bimenyetso bizagumana n'abantu bose basohoje misiyo ya Yesu yo kugenda. Impamvu mubona abantu benshi bari mu madini muri iki gihe bibanira n'indwara zanze kubavaho, indwara z'abadayimoni, indwara z'amarozi, indwara z'ibyoherano, biriya barozi abapfumu bohera, ndetse n'izindi ndwara ziri kugenda ziza mu misi y'imperuka biturutse ku ntege nke z'umubiri kubw'ibyo turya, bigatuma abasirikare bananirwa, ndetse n'izindi ndwara zikorwa n'aba bakozi ba Satani, nk'uko mwabonye ejo bundi bakoze coronavirus, n'ubundi baracyakora izindi. Niyo mpamvu abantu bibanira n'imbaraga z'umwijima z'indwara zitandukanye, kubera yuko batasohoje misiyo kandi bari mu madini. Kubw'iyo mpamvu Satani yashyiraho noneho rero abandi bakozi be ngo bakore ibitangaza, ngo bakize indwara, ngo barondora berekwa, kugira ngo abo bantu birukanyire noneho ari habicira abarangize.
kuko itorero rya Kristo ryo rirahagaze bwuma, riri gusohoza misiyo. Abemeye kugenda bagasohoza misiyo, Yesu abaha ibyo bimenyetso bikagumana nabo, abakiriye ubutumwa bwiza bikabasohoraho. So nicyo turimo rero twebwe. Ndetse no muri Matayo 28:19 tubona ijambo rivuga ngo nuko mugenda muhindura abantu bo mu mahanga yose, mubabatize mu izina rya Data twese n'Umwana n'Umwuka wera, mubigishe kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi dende kumwe namwe isi yose kugeza ku mperuka y'isi. Hanyuma wajya mu byakozwe n'intumwa igice cya 8, Yesu ati rero cyakora muzahabwa imbaraga Umwuka wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya uhereye i Yerusalemu, i Yudaya yose n'i Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Urumva aho hose haravuga ko ari ukugenda, ni ukugenda tukagenda tugera ku mpera y'isi. Ariko amadini iyo abayobozi bayo ahubwo bo baricaye bategereje ko abantu ari bo basanga, mu gihe intumwa za Yesu cyangwa bemere gusohoza misiyo ya Yesu y'ubumisiyoneri yo kuba intumwa ya Yesu, bo baragenda bakasanga abantu. Ariko amadini yo yakoze ikintu kiri kontrere n'ibyo Yesu yavuze, badeviya misiyo. Bo bicaye hariya kuri za altari, bicaye mu byubahiro, bafite ibikapu imbere yabo, baguze ibyuma babishyira muri za sare, bahora bategereje ko abantu ari bo basanga. Kandi Imana niyo itubwira ngo nidusanga abantu tubahindure, tubatoze, nkuko Yesu avuze ngo mugende mubabwirize, 2 mubabatize mu izina rya Data twese n'Umwana n'Umwuka wera, 3 mubigishe kwitondera ibyo nabwiye byose. Ni ukuvuga ngo ni ukubahindura tubabwirije ubutumwa bwiza bw'Ubwami bw'Imana, 2 tukababatiza. Nyuma y'uko bamaze kubatizwa, Yesu ati noneho rero mubatoze, mubigishe kwitondera ibyo nababwiye byose. Ibyo Yesu yavuze byose biri muri iki gitabo. Bivuge ngo bagomba kuba nk'abanyeshuri, bakiga, bakabaza ibibazo kugira ngo batozwe nabo bagende. Ariko uzi kugira ngo abantu bamara imyaka 30 bicaye ku ntebe, nta n'umwe muri abo ngabo urajya guhindura nibuze umuntu umwe. Kandi Yesu avuze ngo nimugende mu batozi, nyuma nabo bajye guhindura abandi. Mu isengesho yasengeye intumwa natwe, ubutumwa bwanditswe na Yohana 17 ageze ku murongo wa 14 kugeza ku murongo wa 20, yaravuze ngo nabahaye ijambo ryawe kandi ab'isi barabanga, kuko atari ab'isi nk'uko nanjye ntari uw'isi. Sinsaba ko wakura mu isi, ahubwo ubarinde umubi. Ubereshe ukuri, ijambo ryawe ni ryo kuri. Si ab'isi nk'uko nanjye ntari uw'isi. Nk'uko wantumye mu isi niko nanjye nabatumye mu isi, kandi nanjye niyeza ku bwabo ngo nabo babe bereshejwe ukuri. Arangije avuga ngo sinsabira aba bonyine, uno murongo 20, sinsabira aba bonyine, ahubwo ndasabira n'abazanyizezwa n'ijambo ryabo. Ubwo ni ukuvuga ngo Yesu ari kugaragaza ko bazagenda bakabwiriza ubutumwa bwiza, abantu bakizera ibyo bababwiye. None amadini yicaje abantu, umuntu aramara imyaka 3, 5, 10, 15, ni ukuri ataramenya agakiza icyo ari cyo. Wamubaza ibyiringiro bye ntagusubize. Ubundi ijambo ry'Imana rivuga ko umuntu umaze kwizera Yesu Kristo abavutse ubwa kabiri. Iyo amaze kuvuka ubwa kabiri, ubwo nko kubona umwana avuka mu buhinja bwe, ni kuwo umuntu abavutse. Umwana kugira ngo akure abanza guhabwa ibere, akonka amashereka ya mama we. Mu mezi 6 bakamuha icyo bita imfashabere, bagatangira kumuha nk'agakoma. Mu mezi 10-11 bagatangira kumuha ibyo kurya byoroshye bituma atangira kugenda haguruka, gagendere ku bintu, cyangwa yahagarara yeme cyangwa atera intambwe. Mu mwaka n'igice abatangiye kurya ibyo kurya bigiye bisa nkaho bikomeye, bituma none abasha gutera intambwe, bituma ashobora kuba yakwihuta kugeza ubwo azahabwa ibyo kurya bituma noneho yiruka kugeza adashobora gusitara cyangwa guhungabanywa n'umuyaga. Kugeza akuze bakamuha ya ndyo yuzuye ibitera imbaraga, ibindi indwara n'ibyubaka umubiri. Mu mwuka abakristo nabo bakwiye kuba muri ubwo buzima, kuko Bibiliya ivuze ko tuba tuvutse ubwa kabiri. Umukristo agoye guhabwa imfashabere. Iyo dusubye mu rwandiko Petero yanditse rwa mbere ibice 2 umurongo wa 1 kugeza ku murongo wa 3, yaravuze ngo nuko mwiyambure igomwa byose, nuko mwiyambure igomwa ryose n'uburiganya bwose n'uburyarya n'ishyari no gusebanya kose, mumere nk'impinja zivutse vuba, mwifuza amata y'umwuka adafunguye, kugira ngo abakuze abageze ku gakiza. Kuvuga ngo aya mata y'umwuka adafunguye ni ijambo ry'Imana rizima ryigishwa n'abigishwa ba Yesu
kandi bahamagariwe kwigisha abandi, bafite intego yo kugeza abantu mu ijuru. Abo rero iyo bakugaburiye baguha indyo yuzuye, baguha amata y'umwuka adafunguye, baguha ijambo ry'Imana adafunguye. Ariko ikibazo gihari, abigisha bariho muri iki gihe, muri iyi minsi imperuka mu madini, abapaseri, ababishopu, abapostori, nabyo tugiye kuganira uyu munsi, bafashira ijambo bararifungura, bahora baha abantu icyo bita amajagano. Amajagano muzi icyo ari cyo? Ni amata bashyizemo amazi, ku buryo ayo mata nta kintu amarira umuntu, ni ukumva uhaza ariko nta kintu yakora mu buzima bwawe. Abantu bafashije muri Imana barifungura. Niba rero turi impinja tugomba gukura. Iyo umwana akura ugenda ubona ko yakuze, hari ibimenyetso bigisha agenda agaragaza, kugeza ubwo ajijutse, kugeza ubwo yize kuvuga, kugeza ubwo mubajije ibintu akabisubiza, kugeza ubwo atangiye kugenda, kugeza ubwo ageze aho akora imirimo, kugeza ubwo agiye ku ishuri, nawe akageza ubwo akura, akagera ubwo nawe atekereza gukora ubuzima ngo nawe yubaka ubuzima bwe, kugeza ubwo atekereje gushaka, kugeza ubwo nawe abyaye akagira umuryango we akanarera. None uzi umukristo umaze imyaka 5, 10, 15 akirerwa, uwo mwana azakura ryari? Akarinda agira mu myaka 30 mu idini yicayemo, 35, 40, ubundi agasaza, imvi zikaza mu bwanwa, mu musatsi, mukecuru uko nuko, bikarangiza agapfa, bakagenda bamurimbira ngo aheza mu ijuru tuzahurirayo, ngo ni igihe gito intambara igashira. Uyu muntu agiye he kweri? Idini rikamubeshya ngo agiye mu ijuru atarigeze asohoza misiyo ya Yesu. Yatangiye ari uruhinja, arinze apfa akiri uruhinja, nta by'ijambo ry'Imana azi, kandi ngo buri munsi yicaraga imbere y'intebe ya pasiteri, imbere ya penetesi ya padiri muri penetesi, cyangwa padiri abigisha imbere ya musenyeri, mu myaka 5, 10, 15 atazi ibyiringiro by'agakiza. Nta muntu n'umwe ashobora kubwiriza ubutumwa bwiza, kandi Yesu yavuze ngo tumaze kwizera tugakura, tugende tubwiriza abandi, tubahindure, tubatoze, nabo bagende. Reka mabwire, abantu benshi bazisanga muri gihe no mu bari bazi ngo bari barakejwe ngo bemewe n'Imana. Igihe cyose umwana atumvira umubyeyi, hari ingaruka zimubaho. Igihe cyose umuntu avuga ngo ararera kandi atarera, nawe hari ingaruka zimubaho. Mwebwe mwe abapaseri, mwe namwe ababishopu n'abaposo, namwe bigisha n'aba evangeliste, namwe bahanuzi muhanura ibinyoma, mufite akaga, yabahindutse muzabona ibyago. Nababwira ngo mugarukiraho, muhindure ubutumwa bwiza. Abahanuzi muhanura ari uko Imana yavuze, kuko ntabwo ari Imana ibakuvuga. Mwizi imitwe myinshi yo kugira ngo murebe ko mwabona imibereho. Uyu mwaka Imana ifite ikigiye gukorera abantu bagiye bayivangira. Rero n'uwo murimo turimo twebwe, nari nkivuga, ndi umwigisha w'ijambo ry'Imana, mvuga ubutumwa bwiza bw'ami bw'Imana, twandika ibitabo ku birebana n'agakiza. Akaba ari nayo mpamvu dufite igitabo cyitwa Ukuri Nahishwe. Ushobora kwibaza ngo kuki cyitwa Ukuri Nahishwe? Ukuri wahishwe ni ukuhe? Iryo dini ryawe barizwamo rishobora kuba ryaragwishe ukuri, pasiteri bishop akaba yaragwishe ukuri, cyangwa nawe atakuzi. Hari ukuri kuri muri iki gitabo wahishwe. Kuko iki gitabo kigizwe n'inyigisho zitwa eschatology, cyangwa se inyigisho z'ibihe by'iminsi y'imperuka. Niba ushaka kumenya iminsi turimo, ugasobanukirwa imikoro antikristo mu madini, ugasobanukirwa imikoro antikristo muri za leta zo mu bihugu, ugasobanukirwa imikoro antikristo muri tekinoloji, ugasobanukirwa imikoro antikristo mu birebana n'ivugabutumwa riri hanze aha ngaha n'abahanuzi n'abigisha, ugasobanukirwa iyi saha igeze mu gitabo cy'ibyahishuwe. Twari igitabo cyitwa Ukuri Nahishwe. Iki gitabo twasobanuye ibihe tuhagazemo, uburyo isi igeze ku iherezo. Kigizwe n'ingingo 12, kikaba gifite page 108 ku birebana na eschatology, inyigisho z'iminsi y'imperuka. Aha rero twasobanuyemo ibyahishuwe. Ingingo ya mbere twasobanuye kugaruka kwa Yesu. Kugaruka kwa Yesu twaragusobanuye cyane. Abantu bakwiye gusobanukirwa ibyiringiro byabo bikaba byuzuye, uwo mwizeye kuko azagaruka. Ese mu kugaruka kwe bizagenda gute ukabimenya? Ingingo ya kabiri twasobanuye imikoro ya antikristo mu bihe bitatu. Antikristo ninde? Antikristo ni iki? Twasobanuye antikristo uwo ari we, kuko iyo uvuze ijambo antikristo ririmo amagambo abiri, harimo anti hakabamo na kristo. Iyo wavuze anti bashatse kuvuga uhakana, cyangwa se uwishyira mu cyimbo, cyangwa se urwanya. Ushobora kwibaza ngo urwanya, uhakana, ushyira mu cyimbo cyande,
ushyira mu cyimbo cya Kristo. Ntibavuze anti, ahakana Kristo, yishyira mu cyimbo cya Kristo, ndetse arwanya Kristo. Buri antikristo twasobanuye ibihe yagiye akoramo. Igihe cya mbere kuva mu kinyejana cya mbere kugeza mu kinyejana cya 19, nyuma y'intambara ya kabiri isi yose yarangiye muri 1945, mu 1945. Twongera kwerekana igihe cya kabiri, imikorere ye uko yatangiye gukora nyuma y'intambara ya kabiri isi yose nuko ari gukora uyu munsi kugeza itorero rikuwe mu isi. Hanyuma twongera kwerekana nanone igihe cya gatatu azakoramo nyuma y'uko itorero rivuye mu isi. Azakora ate? Twasobanuye abana ari kwifashisha, intwara ari kwifashisha, uburyo ari kwica abantu benshi, inzira zose ari gucamo kugira ngo amare abantu. Niba ushaka kumenya ibyo bintu rero, umenye n'idini wicayemo, soma igitabo cyitwa Ukuri n'Ahishwe. Ingingo ya gatatu twasobanuye itorero rikuwe mu isi ahantu rizanyuzwa, cyo bita gupimirwa imirimo. Twasobanuye gupimirwa imirimo ku itorero, ninde uzayipima, mu igipimo azakoresha ni ikihe, rizaba riri ahagana he. Muri iki gitabo Ukuri n'Ahishwe birimo. Ahangaha twase dusobanura igice cya 19 cy'ibyahishuwe. Hanyuma ingingo ya 4 twasobanuye ibirebana n'ubukwe bw'umwana w'intama. Nabwo dusobanura igice cya 19 kuva ku murongo wa 7 kugeza ku murongo wa 9. Ubukwe burahari se cyangwa ni buhari? Bibiliya ni kwivuga ko ubukwe buhari, kuko umurongo wa 7 bavuga ngo tunezerwe, twishime, tuyihimbaze, kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye, umugeni we akaba yiteguye, kandi ahaye kwambara umwenda w'igitare mwiza w'abageni utanduye. Umwenda w'igitare mwiza niyo mirimo yo gukiranuka yabera. Arambwira ati, andika uti, we none hahirwa abatorewe ubukwe bw'umwana w'intama. Kandi ati, ayo ni amagambo y'ukuri kw'Imana. Imana irarahira ko ubukwe bw'umwana w'intama buhari, kandi hahirwa babutorewe. Twarabisobanuye mu byahishuwe. Ingingo ya 5 twasobanuye ibirebana n'intambara ya Harimagedoni. Aha twase dusobanura ibyahishuwe igice cya 14 kuva ku murongo wa 14 kugeza ku murongo wa 20. Dusobanura igice cya 16 cy'ibyahishuwe kuva ku murongo wa 12 kugeza ku murongo wa 21. Urwabye rwa 6 marayika wa 6 azamena, ndetse n'urwabye rwa 7 marayika wa 7 azamena, cyangwa se ibyago, cyago cya 6 n'icyago cya 7. Hanyuma dusobanura nanone kandi twasobanura n'ibice 19 kuva ku murongo wa 11 kugeza ku murongo wa 20. Aho hose twasobanuraga iby'intambara ya Armagedoni, aho izabera mu kibaya cyitwa Megido. Dusobanura ijambo hari, dusobanura na Megidoni. Hari ijambo hari, hakaba na Megido cyangwa se Megidoni. Harimagedoni ururimi rw'Igiheburayo, kuko byanditse mu byahishuwe igice cya 16 umurongo wa 16 havuga ngo ibatiraniza ahantu mu Ruheburayo hitwa Harimagedoni. Ijambo Harimagedoni rero ni ijambo ry'Igiheburayo. Twasobanura rero hari bisobanura iki, Megido cyangwa Megidoni bisobanura iki. Dusobanuye intambara uburyo izabihuriwemo n'ibihugu byose byo ku isi. Igisirikare cyose cyo ku isi kizaba cyagiyeyo. Mu yandi magambo, buri gihugu kizohereza abasirikare kurwana iyi ntambara. Ninde uzaba yigaragiye na Antikristo? Twarabisobanuye hano. Ushaka kumenya ibyahishuwe muri ibyo bice, twari igitabo cyitwa Ukuri n'Ahishwe. Twasobanuye iby'ingoma y'imyaka 1000. Tujya mu gice cya 20 cy'ibyahishuwe, turagisobanura kuva ku murongo wa 1 kugeza ku murongo wa 6. Ubwami bw'imyaka 1000 bwa Mesiya, ukuntu tuzabwima, ko tuzaba tuburimo, itorero rya Kristo na Yesu twima muri iyi si. Dusobanura ni bande bazaba bayirimo. Dusobanura ingingo ya 7 by'intambara Gogi na Magogi. Iyi ntambara ya Gogi na Magogi abantu benshi kunda kubayobera. Iyo babonye izi ntambara ziri kwera mu bihugu by'ibihangange, bakunda kwitiranya cyane nk'intambara ya Ukraine n'Uburusiya itangiye kuba bagize ngo ni Gogi na Magogi. Hari n'abavuga ngo niho izageza, ariko ntabwo ari byo. Ushobora kwibaza ngo iyi ntambara Gogi na Magogi zaba ryari? Intambara Gogi na Magogi zaba nyuma y'ingoma y'imyaka 1000 ya Mesiya. Twarabisobanuye hano igice cya 20 cy'ibyahishuwe. Hanyuma twongeye gusobanura ingingo ya 8, aho Bibiliya igaragaza Yesu afata itorero nyuma y'ingoma y'imyaka 1000 arizamukana mu ijuru kuri muri cy'Imana Data twese mu ijuru. Aha byatumye tujya gusobanura inyigisho z'abatemwe de Jehova zivuga yuko mu ijuru azabayo 144 ngo by'abiseri bo mu mwuka, ngakaba aribo bazategekana na Yesu muri icyo gihe cyose cy'ingoma y'imyaka 1000, kandi akaba nabo bazaba mu ijuru. Izi nyigisho twarazisenye kuko ingingo ya 8 igaragaza Yesu atwara itorero arizamukanye mu ijuru, ndetse ikanerekana risesekaye mu ijuru. Twasobanuye ibyahishuwe igice cya 7 kuva ku murongo wa 9 kugeza ku murongo wa 18. Yohana yerekwa bahuwe Yesu bageze mu ijuru.
yaravuze ngo hanyuma y'ibyo mbona abantu benshi umuntu atabasha kubara bo mu mahanga yose, mu ndimi zose, mu moko yose n'imiryango yose, ngo bahagaze imbere y'umwana w'intama bambaye ibishura byera kandi bafite amashami y'imikindo mu ntoki zabo. Hanyuma ugakomeza ukumva uburyo bari bahari. Twongera kubyerekana mu Byahishuwe igice cya 20 kuva ku murongo wa 11, Yohana babonye bazamuwe. Hanyuma rero iyo ni ingingo ya 8 aho twasobanuye duse inyigisho z'abatumwa de Jehova, tujya gusobanura 144 byose biri mu gitabo cyitwa Ukuri Nahishwe. 144 bivuga mu gice cya 7. So ingingo ya 9 twasobanuriye ibirebana n'umuzuko w'abanyabyaha ndetse n'urubanza ku bazazuka ku muzuko wa kabiri, kuko hari imizuko ibiri, umuzuko w'abakiranutsi n'umuzuko w'abanyabyaha. Uyu muzuko w'abanyabyaha twasobanuye uzaba ryari, tujya gusobanura urubanza bazinjizwamo ninde uzaruca. Aha duhita tunasobanura ko itorero nta rubanza ritegereje, ahubwo urubanza muri iki gihe rurahari, urukiko rurahari. Yesu ari mu nzu y'urukiko mu ijuru ategereje abantu bose ko bitaba bagacirwa urubanza. Yesu nka avoka nk'umuvugizi akatuvugana akadusaba imbabazi. Nyuma y'uko rero urubanza rurangiye muri iki gihe Yesu yagurutse ku ntebe y'imbabazi, abandi bose urubanza bazakatirwa ku muzuko wa kabiri n'urwo kurimbuka, ushyirwa mu nyanja yakuno n'amazuko. Rero iki nicyo gihe Imana yaduhaye, kanagaye watijwe natijwe, kugira ngo twese twinjizwe mu rukiko, ko Yesu yicaye mu rukiko mu ijuru ahera cyane iruhande rwa Se, kugira ngo atuvuganire. Kuko Imana ni umucamanza mukuru, Yesu akaba avoka, ijambo ry'Imana n'umushinjacyaha wari dushinja ko turi abanyabyaha kuva muri kavukire yacu muri Adamu, kubw'icya Adamu yakoze. Hanyuma umwuka wera akaba umugenzacyaha. Ibi twarabisobanuyemo aha ngaha. Ingingo ya 10 twerekana noneho igihe urubanza ruzaba rurangiye, ko twerekanye ni bande bazaruca, ni Yesu n'itorero. Bazabarucira abandi abanyabyaha bose bazazuka ku muzuko wa kabiri. Ingingo ya 10 rero twerekana ko nyuma y'urubanza Yesu azafata noneho itorero ry'akaryinjiza mu murwa wera Yerusalemu nshya. Uyu murwa twagaragaje amazina yawo ageze mu 8, urabisanga mu gitabo Ukuri Nahishwe. Ingingo ya 11 tuvuga igitaramo gikomeye kizabera mu ijuru, tugasobanura Ibyahishuwe igice cya 14 kuva ku murongo wa 1 kugeza ku murongo wa 6, ndetse tukerekana Ibyahishuwe ibice 15 kuva ku murongo wa 2 kugeza ku murongo wa 5. Yohana abona itorero rihagaze ku nyanja y'ibirahure turi kuririmba, tukerekana indirimbo bazaririmba, kuko hazaba ari korari enye: korari y'abanyamahanga cyangwa se itorero ry'abanyamahanga, korari itorero ry'Abisiraheli, korari y'Imana Data wa twese ndetse na Yesu, na korari y'ibizima bine n'abakuru n'abamarayika. Izo ni korari enye z'abaziririmba, kandi Bibiliya irabigaragaza, twarabyerekanye mu Byahishuwe. So ingingo rero ya 11 ni icyo gitaramo kizabera mu ijuru, kizaba kirimo izo korari enye. Ingingo ya 12 nuko Yohana abonye Yerusalemu shimanuka, uwo murwa noneho tumanukamo turimo, uzanywe mu isi nshya n'ijuru rishya Imana izaba yaremye, nk'uko isi ya mbere n'inyanja ya mbere byari bitakiriho byashize. Hanyuma Yohana abona umurwa wa Yerusalemu. Byahishuwe 21 nibo twabyigishije tubisobanura, n'igice cya 22 twerekana none icyo bita kubaho ubugingo bw'iteka, mirere na mirere, ubuziraherezo. Twerekana ubuzima buzaranga abazabaho muri ibyo bihe nk'uko Ibyahishuwe bivuga. Rero iki gitabo gikeneye duhamagare, reba nimero zacu aho ngaho hasi muri screen yawe, aho urimo gukurikiranira ikiganiro, korama aho ngaho muri description urasangamo nimero zacu. Harimo nimero 3, yaba iya mbere, ya kabiri, ya gatatu. Wowe utwandikire cyangwa uduhamagare utubwire i Kigali niho biri, ahitwa Batsinda, aho uri wose kikugeraho. Waba uri mu ntara urishyura tukagiye imodoka ikakizana. Hanyuma rero waba uri muri Amerika, mbega imigabane yose ku isi baragitwara rwose. Muri Amerika, za Australia, Aziya, Uburayi, kiragenda cyane hose turakijyana, kandi iposita y'igihugu cy'u Rwanda nidufasha kucyohereza. So aho uri wose kikugeraho. Abari Bujumbura ntitwabibagiwe, i Burundi, i Bujumbura igitabo Ukuri Nahishwe kirahari, ahitwa mu Kigobe. Ugikeneye urakibona. Reka tubashimire rero ko mugiye gutwara ubutumwa bwiza, mugakomeza kumenya, kandi namwe mukajya kumenyesha abandi. Abapasiteri, ababishopu, abayobozi mwese muyoboye amadini yanyu, mutwara igitabo kugira ngo mwigishe ubutumwa bwiza abantu bamenye ibihe barimo, Imana itazababaza umukumbi wayo mwayobeje. Reka dusuhuze nanone, turacyasuhuza
umuryango mugari wacu tuyoboye ni umuryango witwa Ayaloni Family of Jesus Christ Ministries International. Akaba ari umuryango cyangwa ni minisiteri ihari ikora kandi yujuje ibyangombwa byose. Ni abantu bari hirya no hino bari gutozwa, kandi hamaze kuboneka benshi batangiye kuba intumwa za Yesu, bamaze kumenya neza ukuri kw'ijambo ry'Imana, bamaze no gusobanukirwa misiyo Yesu yasigiye itorero, bakaba bamwe biyemeje guhaguruka. Dufite gahunda yo gutangira kuzenguruka isi, dukora ibiterane, twinjira urugo ku rundi, ndetse tugakora amasemina. Byaba ngombwa n'abo bayobozi b'amadini bakaza, tugakora semina y'ibiganiro mpaka kubirebana n'imyemerere ndetse no kubirebana na misiyo y'itorero ku isi, kugira ngo tubereke uburyo badeviye misiyo y'itorero, hanyuma niba bemera bahindure, bavuga ubutumwa bwiza nk'uko Yesu yatubwiye, bagendeye mu murongo wa nyawo Bibiliya tubwira. So rero turashaka gukoresha ibitaramo bikomeye, amasemina mu Rwanda, za Burundi, Tanzania, Kongo, mbega ibihugu bya Afrika, za Zambia, za Mozambique, za Malawi, za Burkina Faso, za Centrafrique, za South Africa, aho hose turashaka kuhagira hose, kuko dufite aba members nibo bazaba bategura, kuko bahamenyereye. Hanyuma tugire bamwe duhagurukana tugende, abari mu Burayi, mu bihugu bitandukanye, Amerika, za Australia, za Asia, abo bose nibo bazaba bategura gahunda yaho tugomba kuza naho tugomba gukorera. Iyo ni gahunda ihari. Iyi ministeri duhagurukiye cyangwa turimo cyo bita Reforme de l'Église, turimo kwerekana ubutumwa bwiza uko bwakabaye buvugwa, turerekana misiyo ya Yesu yo kujyana ubutumwa uko byakabaye bikorwa. Hanyuma abantu bose bifuza ko twiyungaho, bakaba bashaka kugendera mu murongo w'ijambo ry'Imana, ntabwo bahezwa niba koko baje bataje guhangana cyangwa bashaka bya byubahiro. Twebwe duciye bugufi, twiyemeje gukoreshwa n'umwuka, twiyemeje gukoreshwa n'Imana. Uze wiyemeje ko ugomba gutuza, ukabanza ukiga, ugasobanukirwa, hanyuma tugahagurukana tukajya kwamaza ubutumwa bwiza. Kandi wiyemeje no gukoresha ubutunzi bwawe, amafaranga yawe, ubwenge bwawe, imbaraga zawe, kuko tuzajya dutega indege, tuzajya dutega amamodoka tujya mu bihugu bya kure, tuzajya dufasha abakene n'imfubyi, tuzajya twinjira mu ngo z'abantu. Nidusanga y'umurwayi wabuze amafaranga yo kumujyana kwa muganga, tumujyaneyo. Gutyo nubwo buryo tugiye gukora, tuvuga ubutumwa, tunakora kandi dukoresha ubutunzi bwacu. So umuntu ushaka ko twiyungaho rero ni karibu, urakaza neza. Urareba n'ubundi aho ngaho mu description ya Ayaloni, aho ngaho uri kurebera ikiganiro, urakoramo urebe hasi mu magambo arebana n'intego za Ayaloni TV, urebe hasi y'iyo ntego urasangamo link ya WhatsApp, ukoremo, turakwakira utujeninge, ko tugira amateraniro y'iminsi mu cyumweru abera online. Ni amateraniro aho twiga Bibiliya, turi mu cyo bita Bible study. Abantu bakabaza ibibazo kubirebana n'agakiza, kubirebana n'imyemerere, kubirebana na Bibiliya, mbega ikibazo cyose ufite kubirebana n'ukwemera kwawe ndetse n'ibyo ubona mu isi, yaba ibirebana na politike, ibirebana byose. Ikibazo ufite ukwiye kubaho ukorera leta kandi ukabukijijwe, mbega ibi byose niho abantu babariza, kandi abantu barimo kugenda bakora mu ijambo ry'Imana. Tugiye amateraniro rero iminsi ine mu cyumweru. Iyo wiyemeje kuza nuko ugomba kuyabonekamo. Iyo uzi kutazabonekamo, byihoreye wikwiriye gujoyininga. Ni ukuvuga ngo tugiye amateraniro kuwa kabiri, kuwa kane, kuwa gatandatu no ku cyumweru, kuva saa 3 z'ijoro kugeza saa 5 z'ijoro, tugendeye ku masaha y'u Rwanda no mu Burundi. Ubwo abandi bari mu bindi bihugu, haba ku mugabane wa Amerika n'Uburayi, sibyo Uburayi bukunda kuba akenshi buri kumwe n'amasaha yacu y'u Rwanda n'u Burundi ndetse na Uganda. Ariko abari muri za Australia, za Amerika, za Canada, n'abari muri Asia, nimwe mupimiranya mukareba nyine ayo masaha tuvuze aho bihurira. Niba ubona akanya, iyo utabona akanya ngo utazaboneka rwose, byihorere wikwirwa joininga, ko dushaka abantu turi kumwe tuzatubana mu materaniro kuri Google Meet live. Kuza ukagomba kurubuga gusa nitukubone mu materaniro, byihorere ntuzirwe joininga. Murakoze cyane rero, tubahaye ikaze, muze dufatanye dusohoze icyo Yesu yadusigiye, kuko umwami wacu agiye kugaruka. Uyu munsi turashaka kugira ngo tugaruke noneho rero kunyigisha ikomeye cyane twigeze gutangiraho dusa nkaho tuyisubitse.
ku nyigisho turashaka kugira ngo tubereke inyigisho zigeze ku 10 zigishwa n'abigisha batandukanye, zikigishwa mu madini, rimwe na rimwe zikaba zigishwa n'abigisha bari international cyangwa babandi babaye abastari bakomeye ku isi bakurikirwa ku mateleviziyo mpuzamahanga, ndetse n'abandi bari mu bihugu bitandukanye nko mu Rwanda ni Burundi cyangwa se hano za Uganda, za Kenya, za South Africa, bazwi bafite za mega churches. Usanga ari wa muntu ufite abantu barenga 20,000, 10,000, 5,000, ariko ugasanga inyigisho yigisha nta butumwa bwiza burimo. Dushaka rero kubereka inyigisho zigeze ku 10 abantu bibeshyeho, abantu mu madini babeshywe yuko ari ubutumwa bwiza kandi atari ubutumwa bwiza, ahubwo ari inyigisho zo kubaheza mu rungabangabo rw'agakiza no guhora mu rujijo rw'agakiza kugeza igihe bamwe bapfiriye bakagenda barimbutse, cyangwa se bakazira turuva Yesu agarutse batazi by'agakiza, Yesu agacyura itorero bo bakaba barimbuka. Niyo mpamvu tugiye kubereka izi nyigisho, ni inyigisho zikomeye mu kurimbuza abantu no gutuma abantu babaho mu rujijo rw'agakiza. Ndagusaba kubana natwe, ugatangira natwe, ugasuzanya natwe. Ndabanza nzivuge hanyuma ntangire mbigishe buri nyigisho. Inyigisho ya mbere ni inyigisho ishingiye ku mategeko. Inyigisho ya kabiri ni ubuntu cyangwa se ubuntu butangaje. Inyigisho ya gatatu ni inyigisho zishingiye ku kwizera guhesha ubutunzi bw'iby'isi, ku buryo nyine bakwigisha inyigisho zo kwizera ugahabwa iby'isi. Iyi nyigisho byaratunaniye kuyivuga neza mu Kinyarwanda, iri mu Cyongereza, ni inyigisho zitwa prosperity gospel. Hanyuma inyigisho ni inyigisho ishingiye ku bitangaza by'Imana, ibitangaza Imana ikora, mbega nko gukiza indwara, kwirukana abadayimoni, guhagurutsa ibirema, ibyo byose nyine. Inyigisho ya gatanu ni inyigisho ishingiye ku mbaraga z'Imana. Ushobora kwibaza ngo inyigisho ishingiye ku mbaraga z'Imana yabamo ubuyobe gute? Tuzabibereka. Inyigisho ya gatandatu ni inyigisho irebana na deliverance. Iyi deliverance tuzayitindaho cyane. Inyigisho ya karindwi ni inyigisho ishingiye ku bitabo, ku buryo usanga umuntu wo gusoma Bibiliya wigisha abantu ashobora gufata ukwezi kose ari gusomera abantu igitabo runaka yaguze, akaba ari cyo akomeza kubwira abantu. Gishobora kuba cyaranditswe n'umuntu w'Imana, cyangwa kikaba cyaranditswe n'umusatanike, abakozi ba Satani bandika ibitabo, urumva bikubiye mu bwiru bwabo, ariko bukeya nabwo butuze kuko bashyiramo ubwiru bukeya, ubundi ibindi bakabisha. Akaba yakigura, akaba ari cyo akomeza kwigisha abantu, abereka ngo ibikora ya Satani yabo bantu banditse ngo byarahishuwe, kandi wabyanditse nawe n'umukozi wa Satani. Urumva rero ntabwo Satani yakwimena inda, ahubwo n'utuntu duke atanga. None ugasanga uwo muntu yabuze icyo gitabo, nicyo ari kwigisha abantu, agisoma abereka. Rimwe na rimwe ugasanga Bibiliya ntago ayisoma. So iyo ni inyigisho rero ya karindwi. Inyigisho ya munani ni inyigisho y'abatemwe de Jehova. Inyigisho z'abatemwe de Jehova tuzababwira ibinyoma bigeze nko kuri 7 abatemwe de Jehova bigisha. Inyigisho ya 9 ni inyigisho y'abantu bitwa ngo ni ababuranamu. Ababuranamu, inyigisho ababuranamu bigisha nizihe bigisha ababuranamu. Inyigisho ya 10 ni inyigisho ishingiye cyangwa se inyigisho zigishwa n'abakatolike. Tuzerekana inyigisho idini y'abakatolike bigisha, inyigisho z'ubuyobe, inyigisho mbi cyane zo kuyobya abantu. Kandi idini katolike rimaze kugira abantu barenga miliyari. Mumva abo bantu rero kuna ari benshi bagiye kuzarimbuka. Murumva icyo kibazo gihari, bo bose bagiye kuzarimbuka. So rero turashaka kugira ngo tugaruke aho hantu duhereye ku nyigisho ya mbere. Ni inyigisho mbasomeye zose zo kuyobya abantu
ziri mu madini ari hanze ahangaha, zigishwa n'abigisha, zigishwa n'abapasitoro, zigishwa n'ababishopu, zigishwa n'abitwa ngo n'abaposo, zigishwa n'abapadiri, zigishwa n'abasenyeri. Ariko izi nyigisho 10 mbabwiye cyangwa ngiye kubabwira zikaba ari inyigisho ziheza abantu mu rungabangabo rw'agakiza, ikindi kandi zikabajijisha ko bakijijwe kandi badakijijwe, ahubwo barimo kujya kurimbuka. Ndazisubiramo zisoma neza. Inyigisho zishingiye ku mategeko, inyigisho zishingiye ku buntu, inyigisho zishingiye kuri prosperity gospel, inyigisho zishingiye ku bitangaza, inyigisho zishingiye ku mbaraga z'Imana, inyigisho zishingiye ku bitabo, inyigisho z'abatimwe de Jehova, inyigisho z'ababuranamu ndetse n'inyigisho z'abakatolike. Turahera rero ku nyigisho zirebana n'amategeko. Inyigisho irebana n'amategeko ni bande bayigisha? Ubundi inyigisho zishingiye ku mategeko, iyo tuvuze amategeko dushatse kuvuga cyane ari amategeko 10 Mose yahereye ku musozi witwa Sinayi mu gitabo cyo kuva ibice 20 kuva ku murongo wa mbere. Ni amategeko 10. Izi nyigisho tuzi ko zahawe cyangwa se aya mategeko yahawe ishyanga rya Isiraheli. Imana yohereje marayika wayo, marayika yaha Mose mu biganza bye, Mose ashyira Abisirayeli munsi y'umusozi wa Sinayi aho bari bakambitse ubwo bavaga mu Misiri bajyanywe i Kanani. Izi nyigisho rero tuzi ko zahawe abayuda cyangwa se abayahudi. Ijambo ry'Imana tubwira ko amategeko n'ibyahanuwe ngo byabayeho kuva kuri Mose kugeza kuri Yesu, kandi bikatubwira ko byahawe Abisiraheli. Ariko biriko nyikatubwira ko amategeko n'ibyahanuwe ari byo bibarizwa mu kintu cyitwa isezerano rya kera. Ni ukuvuga ngo amategeko, ibyahanuwe, Bibiliya ibyita amazina 3. Icya mbere byitwa igicucu cy'umubiri wa Yesu. Icya kabiri bikitwa ishusho y'umubiri wa Yesu. Icya gatatu bikitwa umushorera utugeza kuri Kristo, cyangwa se mu kirundi bo baravuga ngo ni umurezi. Kuvuga ngo amategeko n'ibyahanuwe ni nk'umuboyi, umuyaya, umukozi wakoreraga uwayatumye. Yari umurezi, yareraga abantu kugira ngo abageze kuri papa wabo cyangwa se ari we Yesu Kristo cyangwa data twese. Iyo dusomye mu rwandiko rwandikiwe Abakolosayi, Pawulo yandikiye Abakolosayi, reka dusome igice cya 2. Igice cya 2 Abakolosayi 2 umurongo wa 16 haravuze ngo, Abakolosayi 2:16, nuko rero ntihakagire ubacira urubanza kubw'ibyo murya cyangwa ibyo munywa cyangwa kuby'iminsi mikuru cyangwa kubwo kuziriza imboneko z'ukwezi cyangwa amasabato. 17, kuko ibyo ari igicucu cy'ibizaba, naho umubiri wabyo ufitwe na Kristo. Ni ukuvuga ngo ibintu byose birebana n'ayo mategeko y'imihango yose byari igicucu cy'ibizaba, ariko umubiri wabyo ukaba ufitwe na Kristo. Kuvuga ngo ni igicucu cy'umubiri wa Kristo. Yewe Bibiliya irongera ikagaruka tubwira neza yuko byari n'umushorera. Mu kirundi ngo byari umukozi, byari umushorera utugeza kuri Kristo, byari umurezi urerera Kristo. Aho ni mu kirundi. Abagalatiya ibice 3 umurongo wa 23 cyangwa kamere 21 haravuze ngo, mbese ubwo bibaye bityo amategeko arwanya amasezerano y'Imana ntibikabeho, kuko iyaba harabayeho amategeko abasha kubeshaho abantu gukiranuka kuba kwaraheshejwe nayo. Ariko ibyanditswe bivuga yuko byose byakingiraniwe gutwarwa n'ibyaha, kugira ngo abizera bahabwe ibyasezeranijwe babiheshejwe no kwizera Yesu Kristo. Kugira ngo abizera bahabwe ibyasezeranijwe babiheshejwe no kwizera Yesu Kristo. Ushobora kwibaza ngo ibyasezeranijwe ni ibihe? Byasezeranijwe ni ubugingo buhoraho ndetse n'umwuka wera. Bibiliya nibyo yita ibyasezeranijwe, ntabwo ari amafaranga n'akazi. Kuko amafaranga n'akazi cyangwa ibitutunga byose n'imyambaro biri mu nshingano ya data wa twese. Niyo mpamvu mbere yuko Imana irema umuntu yabanje kumuremera imyambaro, ibyo kurya, mbega ibizamubeshaho. Ntabwo Imana yaremye umuntu ngo ibone kurema ibimutunga. Bitubwira ko Imana yaremye isi
ikamezamo ibintu byose, igashyiramo inyamaswa, ifata ingobyi iyimanura mu ijuru itereka mu burasirazuba bw'igihugu cyitwa Edeni, ifata umugezi wari muri Edeni, uruzi rwari muri Edeni ngo iruyobora muri ya ngobyi, rugezemo rwigabanyamo imigezi ine, ngo imezamo ibiti byose by'igikundiro byera imbuto ziribwa, ngo imezamo n'igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi, imezamo n'igiti cy'ubugingo, harimo n'inyamaswa, harimo n'amazi. Irangije irema Adamu imushyiramo, bukeye imuremera n'umufasha umukwiriye bashyiramo. Adamu na Eva ngo bambaraga ubusa, ariko ntibibone ko bambaye ubusa, kuko bari bambaye umwambaro witwa gukiranuka kw'Imana. Bivuze ngo umwambaro Imana yarabambitse cyangwa imyenda yabambitse ni ubwiza bwayo, gukiranuka kwayo. Ibyo kurya byari biriyo, imbuto bararyaga, amazi yari ahari. Ni ukuvuga ngo rero Adamu na Eva baremwe Imana amaze kubaremera bakwiriye. So ibintu bidutunga byose, ibitubeshaho, biri mu nshingano y'Imana, ntabwo ari isezerano Imana iduha, ntabwo biri mu masezerano Imana iduha. Kuko Yesu yaravuze ngo ni inyongezo, ni inyongezo. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo 6:33 yaravuze ngo ahubwo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibyo byose bizaza ari inyongezo. So iby'isi byose rero ni inyongezo. Ntabwo kubaho kwawe, kubaho kwanjye ari impanuka ku Mana. Mbere y'uko ubaho Imana yarateguye uko uzabaho. Imyambaro uzambara niba ari toni zingahe simbize, ko Imana yateguye imyambaro uzambara. Niba ari amakamyo angana iki kuva ubayeho kugeza upfuye. Imana yateguye ibyo kurya uzarya, niba ari amatona angana iki simbize, kugeza uvuye mu mubiri. Imana yateguye ingendo uzakora. Imana yateguye aho uzatura, uko uzaryama, niba uzapfa ukodesha cyangwa niba uzapfa wubatse inzu yawe, niba uzatunga imodoka utazayitunga, byose yarabiteguye. Nta kintu rero twahinduraho. Ubuzima bwacu ntabwo kubaho kwacu ari impanuka, ntabwo byatunguye Imana, kuko niba umwana w'umuntu abasha guteganyiriza umwana wazabyara, ngira ngo iyi niyo systeme iri mu bihugu by'Uburayi na za Amerika ndetse na za Aziya, nta mubyeyi ubyara atabanje gutegura no guteganyira ibizatunga umwana we, amafaranga yo kwiga ku ishuri, ibyo azarya, azamufasha mu kwivuza n'ibindi. Yewe none se niba umuntu ategura ibyo ngibyo, Imana yo murumva umuntu yaremwa byayitunguye, ibanza gutegura plani, ibimufite muri plani ibizamubeshaho byose, byose biba bihari. Impamvu igeze ibwira Yeremiya igice cya 1:4 navuga ngo nakumenye narakurema mu nda ya nyoko mweza utaravuka, ngo nuko ngushyiraho kuba umuhanuzi uzahanurira amahanga. Urumva ko Imana yamumenye ataranaremwa mu nda ya nyina, irangije iranamweza atari yanavuka, ihita inamuha misiyo y'icyo agomba gukora, gushyiraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Rero ntabwo Imana yatungurwa no kubona ubayeho. So rero iby'isi byose biri mu nshingano y'Imana mu kudutunga. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo 6:21-31 haravuga ngo nuko nimukiganyire mugira ngo tuzarya iki, cyangwa muti tuzanywa iki, cyangwa muti tuzambara iki, kuko ibyo byose abapagani babishaka, ngo kandi so mu ijuru azi ko mubikwiriye byose. Ahubwo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, n'ibyo byose muzabyongererwa. Nimukiganye mugira muti tuzarya iki, cyangwa muti tuzanywa iki, cyangwa muti tuzambara iki, ngo kuko ibyo byose abapagani babishaka, ngo kandi so wo mu ijuru azi ko mubikwiriye byose. Urumva rero ibidutunga, imyambaro n'ibiki, biri mu nshingano. Ibi nzabigarukaho ndi kunyisho za prosperity. Ibyo biri mu nshingano y'Imana, si ngombwa kubyizera, nta nubwo ari n'isezerano Imana iduha. Imana sijyana natwe mu kudusezeranya iby'isi, hoya. Rero ibyasezeranijwe hano Pawulo avuze mu Bagalatiya, aravuze ngo kugira ngo abizere bahabwe ibyasezeranijwe babiheshejwe no kwizera Yesu Kristo. Ibyasezeranijwe ni ubugingo buhoraho ndetse n'umwuka wera. Umwuka wera ni isezerano Imana yadusezeranije ko izaduha. Niyo mpamvu Yesu yabivuze muri Yohana igice cya 16:7 ngo ni ngombwa ko ngenda, ko ntagenda umufasha atazaza umuringa, ariko ubwo nzagenda nzamuwohereza. Ageze mu byakozwe n'intumwa igice cya 1:4 baratubwira ngo nuko abateraniriza Yerusalemu abategeka kutavayo, atahubwo murinde ibyo datasezeranije ibyo yababwiye, ko Yohana abateshaga amazi, ariko mwebwe mu minsi mike muzabateshwa umwuka wera. Urumva ko ari isezerano Imana yaduhaye. Umwuka wera ni isezerano. Kabiri,
ubugingo buhoraho ni isezerano. Ni isezerano. Iyo usomye mu rwandiko rwa Petero rwa kabiri, reka ndubasomere urwandiko rwa Petero rwa kabiri igice cya mbere umurongo wa 2 haravuze ngo ubuntu n'amahoro bigwire muri mwe mubeshwa no kumenya Imana na Yesu umwami wacu, kuko imbaraga z'ubumana bwayo zatugabiye ibintu byose bizana ubugingo no kubaha Imana, tubiheshejwe no kumenya neza uwaduhamagarishije ubwiza bwe n'ingeso ze nziza. Ibyo nibyo byatumye aduha ibyo yasezeranije by'igiciro cyinshi bikomeye cyane, kugira ngo bibatere gufatanya na kamere y'Imana, mumaze guhunga no gukira kononekara kwazanywe mu isi no kwifuza. No ukuvuga ngo ibyasezeranijwe by'igiciro cyinshi ni ubugingo buhoraho. Rero iby'Imana dusezeranije ni umwuka wera n'ubugingo. Petero aravuze rero ngo mbese ubwo bibaye bityo amategeko arwanya amasezerano y'Imana ntibikabeho, kuko iyo aba harabayeho amategeko abasha kubeshaho abantu gukiranuka kuba kwaraheshejwe nayo. Ariko ibyanditswe bivuga yuko byose byakingiraniwe gutwarwa n'ibyaha, kugira ngo abizera bahabwe ibyasezeranijwe babeshejwe no kwizera Yesu Kristo. 23 Icyakora ko kwizera kutaraza twarindirwaga tubohewe gutwarwa n'amategeko, dutegereje kwizera kwari kugiye guhishurwa. Ubwo nibwo buryo murongo 25 murongo 24 ndagira ngo twumvikaneho. Ubwo nibwo buryo amategeko yatubereye umushorera wo kutugeza kuri Kristo ngo dutsindishirizwe no kwizera. Ariko kwizera ko maze kuza nitwaba tugitwarwa na wa mushorera cyangwa se na ya mategeko. Ubwo nibwo buryo amategeko yatubereye umushorera wo kutugeza kuri Kristo. Ariko kwizera ko maze kuza nitwaba tugitwarwa na wa mushorera. Noneho rero turi ku nyigisho ya mbere y'ikinyoma yazanywe n'abanyamahanga, kuko tubonye ko amategeko yahawe ishyanga rya Isiraheli ari Mose yabahaye, ariko nabo bayahabwa kugira ngo ababere igicucu cy'umubiri wa Yesu, ababere ishusho y'umubiri wa Yesu, ababere umushorera ubageza kuri Kristo, kugira ngo Kristo naza bazatsindishirizwa no kwizera, beko batagitwarwa na wa mushorera cyangwa n'aya mategeko. Icyitonderwa rero, niyo mpamvu Yesu amaze kuza abayahudi banze kumwakira ngo bamwizere. Benshi nubwo harimo abamwizeye, bakomeza kugumana n'umushorera cyangwa n'umurezi, mu Kirundi niko bavuga, ngo ari gukomeza kubarera kandi nyir'ubwite yiyiziye. Papa wabo, umubyeyi wabo yaje, ariko banga umubyeyi bagumana n'umurezi. Banga nyir'ubwite bagumana n'umushorera cyangwa umuyobozi wabayoboraga bageza kuri Kristo. Niyo mpamvu Pawulo asobanura urwandiko rw'Abaroma igice cya 9 n'icya 10 n'icya 11 yari gusobanura iherezo ry'Abisiraheli n'amahirwe bivukije kuko banze kwakira Yesu. Ageze ku gice cya 10 mu Baroma kuva ku murongo wa 1 kugeza ku murongo wa 4 yarababwiye ngo bene data, icyo umutima wanjye wifuza nicyo nsabira Abisiraheli bose ni ukugira ngo bakizwe. Ndabahamya yuko bafite ishyaka ry'Imana ariko itava mu bwenge. Iyo bavuze ubwenge bashatse kuba Kristo, ko Yesu niwe bwenge bw'Imana bwahishwe. Nshobora kugira ishyaka ryo gukorera Imana ariko ridaturutse mu bwenge, mu yandi magambo ridaturutse mu kwizera Yesu Kristo. Hari abantu bashaka gukorera Imana, urugero nka Islam, bagira ishyaka ryo gukorera Imana cyane. Iryo shyaka ntabwo riva mu bwenge, kuko ntabwo bizeye Yesu Kristo, ko Yesu niwe bwenge bw'Imana bwahishwe. Niko batubwira mu Bakolosayi. Reka mabasomere kugira ngo mubyumve neza. Abakolosayi igice cya 2 mereye ku murongo wa 2 n'uwa 3 haravuze ngo kugira ngo imitima yabo ihumurizwe ubwo bafatanirije hamwe mu rukundo, ngo bahabwe ubutunzi bwose bwo kumenya neza mu mitima yabo, bamenye ubwiru bw'Imana ari bwo Kristo, muri we ni mu butunzi bwose bw'ubwenge no kumenya byahishwe. Ni ukuvuga ngo ubwenge bw'Imana bwose buhishwe muri Kristo Yesu. Ni ukuvuga ngo Kristo Yesu rero niwe muri we ubwenge bw'Imana no kumenya byahishwe, akaba ari we bwenge bw'Imana nyine. Iyo rero Bibiliya ivuze ngo bafite ishyaka ry'Imana itava mu bwenge, bivuga ngo ni ba bantu bakora imirimo
y'Imana ariko bakayikorera inyuma ya Kristo, baranze kumwizera. Abayuda nabo bakomeje kugira ishyaka ry'umurimo w'Imana ariko ritava mu kwizera Yesu Kristo. Paulo rero ati ndabahamye ko bafite ishyaka ry'Imana ariko ritava mu bwenge, ngo kuko ubwo bari batazi gukiranuka kw'Imana uko ariko, bagerageje kwihangira gukiranuka kwabo ubwabo, bituma basuzugura gukiranuka kw'Imana. Kuko Kristo ari we amategeko asohoraho, kandi niwe uhesha uwizera wese gukiranuka. Uno umurongo wa 4. Kuko Kristo ari we amategeko asohoraho, akaba ari we uhesha uwizera wese gukiranuka. Bivuze ngo amategeko yose asohorera kuri Kristo. Nyuma ya Kristo ntabwo amategeko akomeza, ahubwo noneho abantu bemerwa n'Imana binyuze mu kumwizera. Niyo mpamvu bavuze ngo kuko Kristo amategeko ari we asohoraho, kandi akaba ari we uhesha uwizera wese gukiranuka. Bihangiye gukiranuka kwabo ubwabo. N'ubu Abayuda niko bakimeze, kuko Abayuda ntabwo baremera kuriya waje ari Mesiya. Baramwishe, baramurwanya, n'ubundi baremera ko yaje. Baracyamutegereje, baramurindiriye, ariko bazakira ni Antikristo, kuko Bibiliya bivuga. Yesu yigeze ababwira ngo naje mu izina rya Data nimwanyemera, ariko undi we naza mu izina rye muzamwemera. Uwo ni Antikristo, kuko Antikristo azaza bigaragarize, ababwire, ababeshye ko ari we Mesiya, kandi azaba akora ibitangaza n'ahanura ibintu bigahita biba ku kanya. Bazamwakira ariko bazamumenya nyuma y'imyaka 3 n'igice. Imyaka 3 n'igice bazaba bari kumukorera, indi myaka 3 n'igice nibwo bazamenya ko atari Mesiya, bahishurirwa ko wa wundi bishe ari we Mesiya. Kugeza umunsi rero Abayuda baracyakomeje imihango y'amategeko, baracyafite rya shyaka ry'Imana ko ritava mu bwenge, ritava mu kwizera Yesu Kristo. None biravuze ngo Kristo niwe amategeko asohoraho, kandi nyuma y'uko amusohoyeho we niwe uhesha uwizera wese gukiranuka. Ntabwo dushobora guhabwa gukiranuka kw'Imana bitanyuze mu kwizera Yesu Kristo, kandi mu kwizera Yesu Kristo nta mategeko arimo, ahubwo dutwarwa n'ubuntu. Ubwo buntu bukaba buduhesha guhabwa mpwemu yera, uri mu Kirundi guhabwa umwuka wera. None umwuka wera ni Imana muri twe. Twavutse ubwa kabiri, turi abana b'Imana. Mu yandi magambo, tuba twagize kamere y'Imana. Tugomba gukora nk'uko Imana ikora, tugomba gutekereza nk'uko Imana itekereza. Imana ntitekereza kugira nabi, ntitekereza kurwana cyangwa kwica. Uvuga ngo ibitekerezo by'Imana biza gukorera muri twebwe, tukabikora kuko ari kamere y'Imana muri twebwe. Natwe twagize ADN nk'iy'Imana. Niyo mpamvu dusanga mu butumwa bwanditswe na Yohana igice cya 12 avuga ngo icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Ngabo ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umugabo cyangwa n'ubushake bw'umubiri, ngahubwo babyawe n'Imana. Bivuze ngo umuntu wese uvutse ubwa kabiri wizeye Yesu Kristo abavutse ubwa kabiri. Mu yandi magambo, ababyawe n'Imana. Imana imugira kubise. Ushobora kwibaza ngo Yesu yabigiyeho ryari? Ku musaraba burya Yesu yari kubise. Iyo tumwizeye tuba tuvutse. Ukuvuga ngo ADN yacu n'iy'Imana ni kimwe. Niyo mpamvu kamere y'Imana muri twe, character z'Imana muri twe, ntabwo tuyoborwa n'amategeko mu buntu, tuyoborwa n'ubuntu n'umwuka wera w'Imana. Ibitekerezo by'Imana, imitekerereze y'Imana, karagiteri z'Imana, byose bikaba biri muri twebwe. So rero amategeko n'ibyahanuwe, iyo usomye mu ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo 11 umurongo wa 13, haravuze ngo kuko abahanuzi bose n'amategeko byahanuye kugeza igihe cya Yohana. Hariho ka virgule. Amategeko n'ibyahanuwe byahanuye kugeza mu gihe cya Yohana. Yohana uvuzwa hanini ni Yohana Batista, ari we wabatije Yesu. Ni ukuvuga ngo Yohana niwe wasozanije n'amategeko n'ibyahanuwe. Ikirenge kimwe kirangira mu mategeko n'ibyahanuwe, ikindi kigatangirira mu isezerano rishya ry'ubuntu ry'amaraso Yesu Kristo. Amategeko n'ibyahanuwe Yesu aje kubisohoza Yohana ubwo yamubatizaga, ngashyire mu bikorwa icyo amategeko yamuvugaga, kuko twabonye ko amategeko yari ishusho y'umubiri wa Yesu. Mu yandi magambo, yari ifoto. Kabiri, yari igicucu ngo cy'umubiri wa Yesu, twabisomye. Gatatu, yari umushorera cyangwa umurezi utugeza kuri Kristo. Yesu amaze kuza rero, kuki ukomeza kuguma ku gicucu? Yesu amaze kuza rero, kuki ukomeza kureba ifoto ye?
akaba ariyo ukomeza kureba kandi nyir'ubwite yaraje. Yesu amaze kuza rero, kujya ushaka gukomeza kurerwa n'amategeko, kujya ushaka gukomeza kuyoborwa n'umushorera kandi nyir'ubwite aho uwo mushorera kugezaga yarabonetse. So abayuda baracyakomeje amategeko, ntabwo bemeye uriya Mesiya. Ariko mwumve ikintu ngiye kubabwira gikomeye, mwumve ishyano ryagwiririye abantu benshi bari muri iri dini ry'Abadivantisite umunsi wa karindwi. Kuko ndashaka kubabwira, Bibiliya igaragaza ibice bibiri by'abantu, ariko ntabwo ibi biciyemo kabiri, ahubwo bigaragaza muri cya gicucu, muri wa mushura, muri ya shusho mbere yuko isiza mu isi uko byari bimeze. Kuko isezerano rya kera ryari rigabanyijemo abantu ibice bibiri, harimo abitwa abanyamahanga, hakabamo n'abitwa ishyanga rya Isirayeli, ubwoko bw'Imana bwatoranijwe, butoranirizwa muri sogokuruza wabo Aburahamu. Ariko uyu munsi yabaye sogokuruza w'abizera bose, haba ku Bisirayeli haba no ku banyamahanga. Ko Aburahamu n'Imana atoranijemo ubwoko buyubaha, abandi bose bari inyuma ya Aburahamu batabyawe na Aburahamu bitwaga abanyamahanga, ariko abakomoka kuri Aburahamu bakitwa ubwoko bw'Imana bwa Isirayeli. Isirayeli ni igihugu kiri mu burasirazuba bwo hagati. Icyo gihe cyitwaga Kanani. Aburahamu ahamagarwa mu Itangiriro 12, Imana imujyana kukimutuzayo. Aburahamu rero abyara Isaka, Isaka abyara Yakobo. Yakobo akaba ari Imana yise izina ngo ni Isirayeli. Yakobo rero yabyaye abana 12, abahungu 12 n'umukobwa umwe witwaga Dina. Gituma tuvuga abahungu cyane, Bibiliya mu isezerano rya kera ntigaruka ku gitsina gore, ariko yabyaye n'umukobwa witwa Dina, bari 13. Noneho rero atura mu gihugu cyitwa Kanani. Imana yarasezeranyije sekuruza we Aburahamu. Icyo gihugu cyitirirwa izina rye, cyitwa Isirayeli. Niyo mpamvu ujya wumva ngo Abisirayeli, cyangwa mu gihugu cya Isirayeli, gihugu cya Yakobo. So abo nibo bitwaga ubwoko bw'Imana. Abandi bose batakomoka kuri Aburahamu ni abanyamahanga. Noneho rero amategeko yahawe bariya kugira ngo ababere igicucu, ababere umushorera, ababere ifoto, byose birebana na Yesu. Noneho Yesu naza we bari we bazakira, kuko ari we byashushanyaga, ari we byahishuraga, ari we byasemborezaga. Amategeko, abahanuzi ibyo bahanuye byose byasemborezaga Kristo Mesiya, ngo naza bahita ari we bizera, bumve noneho amabwiriza baha dusanga mu isezerano rishya. Baramwanga. Abamvu Pawulo agarutse mu Baroma 10:1 kugeza ku 4 ati, bene data, icyo umutima wanjye wifuza ari nacyo sabira Abisirayeli bose, ni ukugira ngo bakizwe. Ndahamya yuko bafite ishyaka ry'Imana ko ritava mu bwenge, kuko ubwo bari batazi gukiranuka kw'Imana uko ariko bagerageje kwihangira gukiranuka kwabo ubwabo. Bibiliya yivuze gukiranuka kw'Imana, Yesu niwe witwa gukiranuka kw'Imana. Noneho rero banze gukiranuka kw'Imana ari we Yesu, baguma mu mategeko. Pawulo ati, kuko ubwo bari batazi gukiranuka kw'Imana uko ariko bagerageje kwihangira gukiranuka kwabo ubwabo, bituma basuzugura gukiranuka kw'Imana, ngo kuko Kristo ari we amategeko asohoraho, maze akaba ari uhesha uwizera wese gukiranuka. So uyu munsi rero Bibiliya igaragaza uburyo bahagaze nuko bameze mu Baroma, ariko reka nigarukire kuri twebwe abanyamahanga. Nari mvuzana abantu bose badakomoka kuri Aburahamu ni abanyamahanga. Ni ukuvuga ngo Yesu amaze kuza, igitambo cye hari i Karuvari ku musaraba, abambwa hagati y'ijuru n'isi, avumwa n'abo yaremwe, cyaje guhuza Isiraheli, bene Aburahamu mu mubiri, ndetse n'abanyamahanga badakomoka kuri Aburahamu. Twese binyuze mu kumwizera tukaba dufite umugisha wa Aburahamu wizeye Uwiteka bimuhanizwa no gukiranuka. Mu yandi magambo, yaba Isiraheli bakomoka kuri Aburahamu mu mubiri, natwe abanyamahanga tudakomoka kuri Aburahamu, iyo twizeye Yesu Kristo duhinduka Isiraheli yo mu mwuka, tugahabwa umugisha wa Aburahamu nk'uko Imana yarabimusezeranije mu Itangiriro 12:1 kugeza ku 3. Kuko yaramubwiye ko ibintu 7 yaramusezeranije imuhamagara, yaramubwiye ngo Aburahamu, siga umuryango wawe n'inzu yawe ujye mu gihugu nzakwereka. Imubwira umugisha urimo ibintu 7. Uyu mugisha urimo ibintu 7, icya 7 kirerekeza noneho ku banyamahanga, kikarekeza kuri Yesu uzaza guhuza Isirayeli n'abanyamahanga. Yaramubwiye ngo imukusiga umuryango wawe n'inzu yawe ujye mu gihugu nzakwereka. Nuramuka unyumviye Aburahamu, icya mbere nzaguhindura ubwoko bukomeye, icya 2 nzaguha umugisha,
icya gatatu nzogeza izina ryawe, icya kane uzaba umugisha, icya gatanu nzaha umugisha abakwifuriza umugisha, icya gatandatu uzakuvuma nzamuvuma, icya karindwi aricyo kirimo isezerano kuri twese n'abanyamahanga n'abisirayeli, isezerano ry'umwami wacu Yesu Kristo. Iravuga ngo kandi muri wowe nimo imiryango yose yo mu isi izahererwa umugisha, kuko Aburahamu yizeye Uwiteka. Bibiliya iravuga ngo nuko Aburahamu yizera Uwiteka, Uwiteka amuhanizwa no gukiranuka. So ni ukuvuga ngo rero twebwe abanyamahanga duhererwa umugisha muri Aburahamu wo guhinduka ubwoko bw'Imana nk'uko abisirayeli bari ubwoko bw'Imana, ariko turavuga abisirayeli mu mubiri binyuze mu kwizera Yesu Kristo. Muzi ikintu gikomeye, reka mbabwire ikintu gikomeye abadivantiste bahuye nacyo mbere, ku buryo bayobye nabi n'uburyo Imana yamaze gusa nk'iyo bakuraho amaboko. Reka nkibabwire, mwari muzi neza yuko abadivantiste bakomokwaho n'abitwa abagorozi ndetse bagakomokwaho n'abitwa abatemwa de Jehova? Mwari muzi yuko bose ari abanyamahanga? Uzi ko abadivantiste batazwi muri Isiraheli? Uzi ko ubajije umuyahudi ukamubaza ngo umudivantiste uramuzi, ntabwo amuzi, kuko abayahudi bafite idini ryitwa Judaisme. Abo ni abakigendera muri Toha, biriya bitabo 5 bya Mose, tangiriro kuva Abalewi kubara gutegeka kwa 2, baracyakurikiza amategeko ya Mose. Uzi yuko batemera abanyamahanga ko ari abantu? Uzi ko badufata nk'inyamaswa, nk'uko n'ubundi kera nyine bari bameze ko bakiri mu mategeko ya Mose aciraho iteka abanyamahanga, akagaragaza uburyo abanyamahanga n'agaciro bafite imbere y'Imana. Nuko Abayuda bakidufata. None mwari muzi ko abadivantiste n'abagorozi, iriya mitwe igeze muri 4 y'abagorozi, ko twabonye ko hari abagorozi, abatsindishirizwa, abacamanza n'abakusi. Hari n'abandi baje none bitwa ngo n'abapantekote b'umunsi wa 7 bagiye basohoka muri aya matorero ya gipantekoste. Abo nabo nabasohotse ngo nabo bahita bavuga ati tubonye ko twari twarayobye tutazarimbuka, tugomba gukurikiza amategeko ya Mose, ndetse tukongeraho n'ikindi n'icyumweru Yesu yazutseho tukacyubahiriza. Kuvuga ngo bagira amateraniro 2, baruhuka umunsi wa 7 ku isabato, icyo kiruhuko barakigira, barangiza bakajya n'amateraniro ku cyumweru kugira ngo Yesu atazababaza ibyo bintu ko ari 2. Isabato barayubahirije amategeko ya Mose, kandi n'umunsi wo kuzuka kwa Yesu ariwo Bibiliya yita ngo n'umunsi w'umwami wacu. Abadivantiste ndabizi icyo ntibakemera ko ari umunsi w'umwami wacu, ko bavuga ko umunsi w'umwami wacu ari Sabato, ariko umunsi w'umwami wacu 100% ni umunsi umwami yazutseho. Niwo munsi w'umwami wacu tugomba kwizihiza ko yarazutse, ntabwo akiri mu gituro. Noneho rero abo bapantekote umunsi wa 7 aho hose uko ari 2 ngo Yesu atazahababaza. Umva ubuyobe buriho mu madini, buri wese akwiye kubwiga akabumenya, kugira ngo tube mu gakiza tugasobanukiwe, tuve muri confusion twatejwe n'amadini twagiye tubamo, dusobanukirwe Bibiliya. Menya imyizerere yose iri hanze ahangaha mu madini, yimenye. So abo bantu rero baracyakomeza amategeko n'imihango yose. Abo banyamahanga babwiye baracyakomeza amategeko 10 ya Mose, ay'imihango yo ngo yakuweho na Yesu. Bakolosayi igice cya 2 umurongo wa 14 ngo ayo Yesu yavanyeho, ariko ari 10. Umudiva arakubwira ngo yanditswe n'urutoki rw'Imana, yandikwa ku bisate 2 by'amabuye. Mose afata ibisate 2 by'amabuye abishyingura mu isanduku, akakubwira ngo amategeko y'imihango yari yanditse mu bitabo byari birambitse iruhande rw'isanduku, ngo rero kuba ari mu isanduku imbere nuko ayo mategeko 10 agize ingoma y'Imana. Ukagira ngo Imana hari mu ijuru hari ubusambanyi bubayo. Ari amategeko yararimo ibice 2, 4 yerekeza ku mibanire y'umuntu n'Imana, 6 akarekeza ku mibanire y'umuntu na mugenzi we. Noneho rero 4 ni yabanza nyine. Irya mbere riravuga ngo nukagize indi mana mu maso yanjye. Irya kabiri tinukwemeye igishushanyo kibajwe. Mbo 8 wenda reka ne kuyatindamo, ariko 6 aravuga ngo nugasambane, ntukice, wubahe so nanjye kugira ngo urame mu gihugu iteka Imana iguha, ntugashinje ibinyoma mugenzi wawe, n'ayandi yose ubayerekeza ku mibanire y'umuntu na mugenzi we. None se ko babanga amategeko agize ingoma y'ijuru, agize ingoma y'Imana? Mu ijuru hari abakora ibyo byaha? Mu ijuru hari marayika usambana se? Hari kizima gisambana ku buryo Imana ibahaye amategeko?
mu ijuru hari ibyaha bibayo, mu ijuru hari uwica, mu ijuru hari utukana, mu ijuru hari umuntu ugira umubyeyi we, uko Imana yavuze ngo basonanye ko kugira ngo uramire mu gihugu iteka Imana yawe guha. Ubuyobe bukomeye cyane bw'iri dini, bayobye nabi, kandi nibatahindukira ngo bave mu myizerere bahawe n'abafondateri batangiranye na Ellen G. White muri Amerika, bakandika ibitabo byinshi byo kubayobya, nabo bazarimbuka. Turaburira abantu bari muri iri dini y'Abadventiste ndetse n'abari mu idini y'abagorozi guhindukira mukava mu mategeko, mukizera ubuntu, mugatsindishirizwa no kwizera kubw'ubuntu bw'Imana bw'Umwami wacu Yesu Kristo. Aba rero ni abanyamahanga. Umuyuda ntabemera, kuko umuyuda ntago atwemera ko twebwe turi ubwoko bw'Imana. Abayuda badufata nk'inyamaswa, nk'ibindi bintu. Kandi cyitonderwa, abayuda bakomeza amategeko yose, yaba y'imihango, yaba ari iy'icumi, nta na rimwe basigaza, kuko bategereje Mesiya uzaza, baracyayubahiriza. None umudive arakubwira ngo ngewe ngo namaze kumenya ko Yesu yaje, ngo ngomba kumwizera, ariko nkanasoza ngo ari amategeko 10, ay'imihango akayihorera. Ariko yajya ku itegeko ry'Icyacumi, naryo ni itegeko ry'umuhango, akaryubahiriza kuko arifitemo inyungu. Ndavuga umuyobozi wabimuteyemo, kandi uwo muyobozi wafitemo inyungu z'ukabona ayo mafaranga, ariko umuyoboke we ahora atanga Icyacumi ngo nukubahiriza itegeko ry'Icyacumi, kandi naryo rigaruka mu mategeko y'imihango. Ariko bagize kuvanga amategeko y'imihango ngo Imana ngo Yesu yakuriyeho ku musaraba, ngo urwandiko rwaturegaga ngo rw'amategeko y'imihango ngo rwavuyeho. Niba rwaravuyeho, kuki mwigisha itegeko ry'Icyacumi mugafata ari 10 ukavuga ngo yanditswe n'urutoki rw'Imana ngandi n'ay'imihango, ariko mwagaruka mu y'imihango mugashaka mukarubanuramo ayababyarira inyungu itegeko ry'Icyacumi? Murumva uburiganya burimo ahangaha muri iyi myizerere hanze ahangaha? Mwayumvise? Noneho umudivantiste ni umunyamahanga, nta nubwo ari n'umuyuda deja. Abayuda baracyakomeza amategeko yabo ko batemera Mesiya. None umudive we yemera ko Mesiya yaje, akemera ko yapfuye akazuka, ariko aracyakomeza amategeko, yarangiza ngo akanizera. Mu yandi magambo, uko abayuda bishe Yesu, kuko hari ibintu bibiri abayuda bice Yesu, ni ibintu bibiri bigaragaza. Icya mbere, bamwiciye ko yakizaga abantu ku isabato. Icyo barakimuhoye, bati oya, ntabwo ukwiriye kubaho kuko ni ibimenyetso n'ibitangaza ku isabato, uziruye isabato. Icya kabiri, bamuhoye ngo nuko yigereranya nk'Imana, akiyita umwana w'Imana. Ibyo nibyo bamuhoye. Ntibemera ko ari umwana w'Imana waje kubakiza, kandi yaviyoye isabato yabo, itegeko rya 4 ry'isabato, baramwica bamuhoye ibyo. None umudive nawe aracyakomeza ya mategeko bifashishije mu kwica umwana w'Imana, bakanga kumwizera. Bivuye ngo umudive, umugorozi, n'abantu bantu bitwa ngo n'abapantekote b'umunsi wa 7, abantu mwese mwagarutse mu mategeko Mose yahawe ku musozi wa Sinayi, akayaha ishyanga rya Isiraheli, mukamuyaziriza muri abanyamahanga. Ni ikimenyetso, ni igihamya cy'uko mwamaze gushyigikira no kwemeranya n'abayuda yuko ibyo bakoreye Yesu ari ukuri. Mu yandi magambo, murabashyigikiye, murabafashije mu guhamya yuko uriya atari Mesiya koko, kandi mukongera mukabeshya ngo muramwemera. Niyo mpamvu n'umwuka wera mudashobora kuwuhabwa, ni nayo mpamvu muwurwanya, mukavuga ko umwuka wera yagarukiye kuri Ellen G. White n'impano zabo, mukerekana ko indimi, guhanura, kwerekwa, guhishurirwa, gukora ibitangaza n'ibindi byose by'impano z'umwuka, ngo muri iki gihe ngo ni ugusoma ijambo ry'Imana ukamenya kuryigisha. Ariko si cyitonderwa, Yakobo yaravuze ngo umuntu wishe itegeko rimwe muri aya ngo yose aba yishe. None y'imihango amwe mwarayanze, mutoranyamo ayababyarira inyungu, mugumana nari amategeko 10, kandi ari 10 nayo ntimuyubahiriza yose. Kusanga mwica mu mitima yanyu, murasambana, kandi ngo wishe rimwe abayishe yose. Ariko itegeko ry'isabato akaba ari ryo mwitaho. Fati ikiruhuko, ukakomera ukajya gukora ibindi byaha byose, ukibera mu buzima bwawe, ariko ikiruhuko cyabaye ikiruhuko, kuko Yesu nicyo yazize. Bivuye ngo ushyigikiye icyo abayuda bakoze mu kwica umwana w'Imana. Nubwo ubeshye ngo uramwizera, ntabwo umwizera. Reka dutange imiburo ku Adventiste, abanyamahanga bo babarizwa mu ishyanga ry'abanyamahanga. Muramenye, ni murekure mwe gukomeza guhamya no
gushyigikira abayuda ibyo bakoreye umwana w'Imana bamuhora ko yishe isabato, namwe muri abuzukuruza b'abayuda bishe Yesu. Abadivantiste ndasubiramo, muri abuzukuruza abadivantiste, abagorozi n'abantu bitwa abapantekote umunsi wa karindwi n'abandi bose bakomeza amategeko yose ariya yose uko ari 10, muri abuzukuruza b'abayuda bishe Yesu. Nkuko abayuda bivugiye ngo bakabwira Pilato ngo mubambe, Pilato akazana amazi akakaraba amaraso ye akavuga ati ntazambarweho, bakavuga ngo azatubarweho n'urubyaro rwacu n'abazadukomokaho, niko amaraso Yesu ari kubabarwaho, kuko muri abuzukuruza babishe umwami wacu Yesu Kristo bamuhora ko itegeko rya kane ry'isabato. Namwe ayo maraso Imana irayababaraho. Bivuye ngo ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana na hantu buhurira n'amategeko Abisirayeli bahawe. Ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana buhuye no kwizera Yesu Kristo twahawe kubw'ubuntu bw'Imana. Kuko mu gitabo cy'umuhanuzi Zekariya ibice 11 havugamo inkoni ebyiri, harimo inkoni yitwa kunga n'inkoni yitwa buntu. Inkoni yitwa buntu igiranwa n'Imana. Imana niyo yatugiriye ubuntu, nta kiguzi twatanze kugira ngo itume umwana wayo aze kuducungura, yongere yiyunge natwe binyuze mu kwizera umwana wayo. Imana rero niyo yitwa buntu. Hanyuma Yesu akaba ari we nkoni ya kabiri yitwa kunga. Yesu yaje kutwunga n'iki? N'Imana. Iyo tumwizeye abatwunze n'Imana, Imana ikatwemera, nta yandi mategeko twubahirije. Iyo rero usubiye mu mategeko ubu uri gushyigikira ibyo abayuda bakoze mu kurwanya Yesu bamuhora amategeko, kuko niyo bamuhoye ngo yayicaga. So iyi nyigisho ishingiye ku mategeko ni ubuyobe kandi yoretse abantu benshi, kuko abadivantiste, abagorozi, abapantekote umunsi wa karindwi badutse muri iyi minsi imperuka ni benshi ku isi, ku buryo igiye kurimbuza abantu benshi. Niyo mpamvu tubwira abantu ngo muri mu madini bantu mwe nimumenye. Bibiliya yatubwiye, ni Yesu wabyivugiye ubwe muri Matayo tubonye ibice 11 umurongo wa 13 ngo ubuhanuzi n'amategeko byose birangira kuri Yohana. Twongeye kubona Paulo nabivuga mu Baroma ibice 10 umurongo wa 4 ngo kuko Kristo ari we amategeko asohoraho, ngo kandi akaba ari we uhesha uwizera wese gukiranuka. Ndetse n'isomye mu Baroma 3:21 haravanga ariko noneho hariho gukiranuka kw'Imana kwahishuwe kudaheshwa n'amategeko, nubwo amategeko n'ibyahanuwe ari byo biguhamye. Ngo gukiranuka kw'Imana tuguheshwa no kwizera Yesu Kristo. So kuki abantu banga kwizera Yesu Kristo ngo bagende bari proud yabyo, kuko baba bakiriye kamere n'imiterere by'Imana bigiye kubafasha kuba mu buzima bwo kubaha Imana batakuza ibyaha, bagakomeza kwanga kuvuka ubwa kabiri, bakavuga ngo tuzakomeza kuba imbata tuyoborwe n'amategeko, tuzakomeza kuba abakozi, abagaragu tuyoborwe n'amategeko y'Imana. Bibiliya iravuga amategeko y'Imana adushyira mu bubata tukaba imbata, nago aduhesha kuba abana b'Imana, ahubwo tuba imbata z'amategeko. Ariko kwizera Yesu Kristo biduhesha kuvuka ubwa kabiri tugahinduka abana b'Imana. None abantu bagumye mu bubata bw'amategeko bakomeza kuba imbata kandi bakabeshya ngo bizera Yesu Kristo. Abadivantiste, abagorozi, abapantekote umunsi wa karindwi n'abandi bose bubahiriza amategeko yose yari 10 tubona hariya, nako si banayubahiriza ko kuyubahiriza byarabananiye, ahubwo bakiyemera nk'abahesha gakiza. Navuga ngo mwese muracyari imbata z'amategeko, muracyari inyuma yo kwizera Yesu Kristo, kandi nimudahindukira ngo muri kure mwakire Yesu Kristo muzarimbuka. Aho nsoreje nuko amategeko atubwira abo yahawe, kandi twebwe abana b'Imana ntabwo bitureba. Turasoma mu rwandiko rwa Timoteyo, rwandiko Paulo yandikiye Timoteyo, rwa mbere igice cya mbere murongo wa 8 kugeza ku murongo wa 11. Mwumva abantu bahawe amategeko, urebe niba nawe wisanga muri abo ngabo. Murongo wa 9 haravuze ngo kandi tuzi ko amategeko atashyiriweho umukiranutsi. Umukiranutsi ninde? Bibiliya itubwiye mu Baroma 3:21 yavuze ngo ariko noneho hariho gukiranuka kwahishuwe kudaheshwa n'amategeko, nubwo amategeko n'ibyahanuwe ari byo biguhamye. Ngo uko gukiranuka kw'Imana tuguheshwa no kwizera Yesu Kristo. Ni ukuvuga ngo hano
aravuze ngo kandi tuzi ko amategeko atashyiriweho abakiranutsi. Umuntu wese wizera Yesu Kristo aba ari umukiranutsi. Abaroma 10 kandi niko batubwiye ngo kuko Kristo ari we amategeko asohoraho kandi akaba ari we uhesha uwizera wese gukiranuka. Umuntu rero wamaze kwizera Yesu Kristo ni umukiranutsi. None ngo kandi tuzi ko amategeko atashyiriweho abakiranutsi. Kuki ukomeza kuzirikana amategeko kandi atarashyiriweho abakiranutsi? Niba uzi ko wizera Yesu Kristo ukaba wemera ko umukiranutsi, kuki ukomeza kuba mu mategeko kandi amategeko ataragushyiriweho? Amategeko ntabwo areba abakiranutsi, kuko abakiranutsi ni abavutse ubwa kabiri, bayoborwa na karagiteri. Mu yandi magambo bafite karagita z'Imana muri bo, ntabwo bari amategeko, ahubwo karagiteri z'Imana ziri muri bo kuko ni abana b'Imana. Bagiye bavuga imfizi y'intama itendera nka se. Mu yandi magambo, niba turi abana b'Imana, ubumana buturimo, karagiteri z'Imana zikora muri twebwe, tutiriwe duhabwa amategeko. Ninde wababwiye ko umwana mu rugo ahabwa amategeko? Ntabwo umwana mu rugo ahabwa amategeko. Umwana mu rugo akora ibintu byose mu mudendezo kandi bimworoheye bitanamuvuna, nta mategeko ahawe n'ababyeyi. Kuko abazi ko akorera iwabo, ni umugabane w'iwabo, nibye niwe n'ubundi zabiragwa nibye. Kandi tuzi ko amategeko atashyiriweho umukiranutsi keretse aba bakurikira. Umva rero amategeko aba yahawe: keretse abagome n'ibigande n'abatubaha Imana n'abanyabyaha n'abatarabera n'abatita ku by'Imana n'abakubita abase na ba nyina n'abicanyi n'abasambanyi n'abagabo bendana n'abanyaga abantu bakabagura n'ababeshyi n'abarahira ibinyoma n'ibindi byose bidahura n'inyigisho nzima zihuje n'ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana ihimbazwa ubwo nahawe. Mwumvishe abantu amategeko yahawe, mwumvishe abaribo. Niba rero ugishaka gukurikiza amategeko uvuga ngo wize Yesu, uracyabarizwa muri kategori y'aba bantu batubwiye. Niba uri umudivantiste ukaba uri umupantekote w'umunsi wa karindwi uvuga ngo nanjye nzakurikiza umunsi wa karindwi, ukaba uri muri abadivantiste basohotse idini y'abadivantiste ariko bakurikiza ibitabo bya Ellen G. White, abadivantiste ngo nabo babaye ngo bifatanyije n'inyamaswa ngo n'ubupapa, nawe ukaba waravuyemo ariko ukaba ukiyoborwa n'ibitabo bya Ellen G. White, ukaba uri umugorozi ubarizwa muri ya mitwe y'abagorozi, uracyabarizwa muri iki cyiciro cy'aba bantu tubonye bahawe amategeko. Ntabwo uraba umukiranutsi, uravuka ubwa kabiri. Rero ubwo ukibarizwa aha ngaha uzarimbuka, kuko aba bantu bavuzwa baravuze ngo keretse abagome nta mugome uzajya mu ijuru. Kabiri, n'ibigande nta bigande bizajya mu ijuru. Gatatu, n'abatubaha Imana ntago abatubaha Imana bazajya mu ijuru. Kane, ngo n'abanyabyaha ntibazajya mu ijuru. Gatanu, abatarabera ntibazajya mu ijuru. Gatandatu, n'abatita ku by'Imana ntibazajya mu ijuru. Karindwi, n'abakubita abase na ba nyina ntibazajya mu ijuru. Umunani, n'abicanyi ntibazajya mu ijuru. Icyenda, n'abasambanyi ntibazajya mu ijuru. N'abagabo bendana, ubwo n'abatinganyi ntibazajya mu ijuru. N'abanyaga abantu ntibazajya mu ijuru. Ibyo byose nyine abo ntibazajya mu ijuru kuko baracyayoborwa n'amategeko, bacyari bateze amategeko. Umukiranutsi n'uwavutse bwa kabiri. Reka duhe imiburo aba bantu rero. Bantu mwe murekura amategeko, mwizere ubuntu, muyoborwe n'Umwuka Wera, mwemere gutwarwa no kuyoborwa n'Umwuka. Kuko niba wemera ko wavutse ubwa kabiri, karagiteri z'Imana ziri muri wowe kandi uzasohoza gukiranuka kose bitanyuze mu gukurikiza amategeko. Ni ibintu byikora muri wowe. Niba rero kibirimo warayobye. Ndagira ngo mbwire abantu bose bari mu idini y'abadivantiste, abaguruzi n'abandi, iyi ni inyigisho y'ikinyoma ifite influence hano ku isi kandi yigaruriye abantu benshi. Abantu benshi bakaba barimo kwirukankanwa bajyanwa kurimbuka, nyamara bazi ngo barakijijwe. Rekura izo nyigisho zivemo, uva imbere yabo bigisha bakwigisha ibyo ngibyo. Kuko niba ukizikurikiza ukaba uzakira mu bitekerezo byawe, wirukanye Imana muri wowe. Yesu ntabwo ari abo wawe, ntabwo uramwizera. Murekure iyi ni inyigisho y'ikinyoma yoretse abantu. Reka dusoreze aha. Umuntu wagira ikibazo kuri ibi mutwandike muri komenti, tuzadusoma tuze tubishyure. Abadutuka turabizi, abadivantiste mugiye kudutuka, mugiye kuduciraho iteka, kuko twebwe tuberetse ijambo ry'Imana ko ryo ribaciraho iteka niba mutize Yesu Kristo, ariko mugiye kuvuga ngo nitwe tubaciriyeho iteka. Ntabwo ari twe, ijambo ry'Imana ryo ribaciriyeho iteka. Yesu yaravuze ngo sinjye iteka, ngahubwo ijambo mbabwiye ryo rizabaciraho iteka ku munsi w'amateka. So rero ijambo ry'Imana ryo ribaciraho iteka kuko mwanze kwizera Yesu ngo muyoborwe n'ubuntu bw'Imana n'Umwuka Wera, hanyuma rero muzajye mu ijuru. Rero uwandika komenti, abadutuka turakira ibitutsi byanyu, abadusebya nta kibazo, ariko abashaka ko twongeye tukabasobanura ku bindi runaka mukomeze mwandike. Turabashimiye, Imana ibaha umugisha. Reka dusenge.
Mana turagushimiye kubw'ubutumwa bwiza duhaye, turagushimiye ukomeje gusobanurira abantu no kubigisha ko kumenya, kandi ukomeze gukangura abantu hirya no hino ku isi barusheho gusobanukirwa ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana icyo ari cyo. Habwa ikuzo n'icyubahiro, tubyamaje twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Turabashimiye mwese, ukomeze kubana natwe kandi musharinga ubutumwa bwiza, amen. Shalom shalom. Azatujana muri amazu meza yaduteguriye, nitugerayo tuzahora turiri, zawa kumwe